yemwe basore b'idishyi bati karame mwidishyi, twa dusaza mwatumazeho bati yego mwidishyi. Umwami amaze kubona ko nta musaza usigaye uzamuvuguruza ati ubu ngiye kubaha itegeko rishya, mwese mugomba kwemera ntihagire n'uhigima rihakana. Bakunzi b'amateka gakondo, nongeye kubasuhuza mbifuriza kugubwa neza. Duherukana kera, uyu munsi tugiye kumvana umugani w'abidishyi. Abidishyi bari bafite umwami wabo, bukeye arapfa asimburwa n'umuhungu we. Uwo mwami mushya mu mategeko ye ya mbere ahamagaza umwira ati shyira ingoma ku karubanda uyihe umurishyo, aho umusore wese ari mu gihugu cyanjye azanye itabi. Nuko umwira abikora uko abibwiwe, abasore bose basesekara aho ngaho. Umwami arabitegereza asanga nta musaza ubarangwamo. Ati nuko ni byiza, icyo mbahamagariye ni ukubamenyesha ko ufite se w'umusaza wese agenda akamwica, kandi ntihagire n'umwe ugira icyo avuga cyangwa ngo abaze. Nimwemere icyo mbategetse gusa, iryo ni iteka nciye. Bose ntibabyishimiye birumvikana, ariko kubera itegeko rirusha ibuye kuremera barumvira. Bamaze kubyemera, umwami ati nimwihute mubahohotere, nimumara uwo mwanda mu gihugu cyanjye mugaruke mubimenyeshe, mbone kubasobanurira amategeko mashya akwiranye n'ingoma yanjye. Bashyira nzira bajya gukora ishyano bahatiwe. Bamwe bahutiraho bahohotera ababyeyi babo ngo babonereho kuzungura kandi bashimishe n'uwo mwami wabo w'umusore. Abandi bafatwa n'impuhwe bibutsa akamaro k'umubyeyi bati umwami yadutegetse gutsemba ababyeyi bacu, ariko nta turora, reka tubahishe tuzavuge ko bapfuye. Nuko bacikisha ababyeyi babo bajya kubahisha mu kindi gihugu kibangikanye n'icyabo. Ariko umubaji w'imitima ntiyayiringanije. Bavuyeyo umwe abwira se ibyo umwami yabategetse ati none sinshobora kukwica, ngwino njye kuguhisha mu buvumo, dutegereze uko bizagenda nyuma, nzajya nkugemurira rwihishwa. Biba bityo. Iminsi bahawe ishize, bose bahurira ibwami. Umwami ajya ku nteko ati yemwe basore b'idishyi bati karame mwidishyi, twa dusaza mwatumazeho bati yego mwidishyi. Umwami amaze kubona ko nta musaza usigaye uzamuvuguruza ati ubu ngiye kubaha itegeko rishya, mwese mugomba kwemera ntihagire n'uhigima rihakana. Bati ritubwire nyagasani. Ati icyo nshaka nuko icyo nzajya mvuga cyose muzajya mucyemera mugira muti yego mwidishyi, nta rindi jambo uretse kwikiriza muti yego mwidishyi. Bemera bose icyarimwe bati yego mwidishyi. Abasore b'abidishyi bamaze guhabwa itegeko rishya ntibyaca kabiri. Umwami arabahamagara ati nimuze tujye guhiga, bati yego mwidishyi. Umwami aranezererwa yumvise ko yumviwe. Bageze mu ishyamba bica imparage, barayiheka barayihigukana, bacyura umuhigo, barasira bahabwa amayoga baranywa. Birangiye umwami ati aho murabona runo ruhu rw'imparage ukuntu ari rwiza bidishyi? Bati turarureba mwidishyi. Nuko yungamo ati nimwendure uruhu rukiri rubisi, murumfurebe ku mubyimba no ku maguru n'amaboko, murundodereho maze nse n'imparage. Bati yego mwidishyi. Abahanga mu kubarira barahashinga, barumudoderaho. Bamaze kurangiza rukiri rubisi, umwami ati aho se si byiza bidishyi? Bati yego mwidishyi, ni byiza rwose. Ati noneho nimunshyire ku zuba nshyuhe kuko rukonje. Bati yego mwidishyi. Ubwo uruhu rumaze kuma rutangira kumukanaga. Nibwo atabaje ati rurankanyaga bidishyi? Bati yego ruragukanyaga mwidishyi. Ati aho ga ndapfuye bidishyi? Bati aho gurapfuye mwidishyi. Ati nimuntabare bidishyi? Bati nibagutabare bidishyi. Ati inyota iranyishe bidishyi? Bati inyota irakwishe mwidishyi. Ati uruhu rurumye bidishyi? Bati uruhu rurumye mwidishyi. Bityo bityo kuva ku gasusuruko kugeza mu mashenguruka.
barataha bagenda bavuga mu mayira ibyabaye ku mwami wabo. Bose bari abasore ubwenge ari mahwi. Bageze imuhira, wa undi wahishe se mu buvumo ajya kumusura amugemuriye. Umukambwe amubaza amakuru y'ibwami. Umuhungu amutekerereza uko byagenze kuva ku itegeko rya mbere kugeza ku muhigo no ku ruhu rw'imparage. Ati kandi yatutegetse ko icyo azajya avuga cyose aricyo tuzajya twemera. None dusize avuga ngo aho bandapfuye bidishye, natwe tuti aho ga urapfuye mwidishye. Ati runyumiyeho bidishye, tuti rukumiyeho mwidishye. Ati ni mu ntabare bidishye, tuti nibagutabare mwidishye. Wa musaza arabyumva ati byatangiye ryari? Uwo mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi abwira umuhungu we ati mwabapfu mwe, umwami wacu agiye gutangishwa n'ubwenge buke bwanyu. Njyana ibwami wenda banyice, ariko njye ninsanga atarahwera ndamukiza. Nuko umuhungu aramujyana, bagezeyo basanga agiye kunogoka. Ako kanya ahamagaza umuvure awuzuzamo amazi, baramuterura bawumushyiramo. Hashize umwanya uruhu rutangira guhehera, rurongera ruroroha. Barumubamburaho ariruhutsa ati ashyi, ndakize kandi nkijijwe n'umuntu mukuru. Ashima wa musore wahishe se, abaza niba hari abandi bahishe base ngo babahishure babagarure mu byabo. Nuko aca iteka ati ingoma ibihumbi ntawugaye umusaza, kuko aba afite ubwenge bw'ingoma nyinshi yariye. Nuko abakambwe batahutiweho n'urubyaro rwabo basubizwa ibyabo n'ubukuru bwabo. Isi jye wahera hahera umugani w'abidishye.